bakunzi b'ijambo ry'Imana, abakunda ukuri kw'ijambo dusoma muyikurikira iyi shene. Uyu munsi mbazaniye ubutumwa buri mu byiciro bitandatu. Hanyuma rero watega amatwi ukumva niba hari icyiciro cyawe kirimo, kuko ni ubutumwa buri mu byanditswe ndetse harimo n'ubuhanuzi. Ubutumwa bwa mbere buravuga ngo Imana yumviye Hana kandi inasubiza Penina wari urimo umukina ku mubyimba. Ubutumwa bwa kabiri buravuga ngo Aroni na Miriyamu barwaye ibibembe kubwo kutumvira Imana no gusuzugura umukozi w'Imana. Ubutumwa bwa gatatu buravuga ngo si igihe cyo kwiyobagiza, ni igihe cyo gusenga bifite rezo. Ubwa kane buravuga ngo Uwiteka ni uvura indwara zananiye n'abaganga, mu gihe hari ibihugu bimwe na bimwe biri gufata umwanzuro kujya byica abarembejwe n'izi ndwara bisabwe n'imiryango bakomokamo, kubera ko babuze igisubizo cy'indwara ndetse n'umwanzuro wabyo bagafata uyu mwanzuro. Ariko Imana ifite igisubizo kuri izi ndwara. Abajyaga bajya kwivuriza hanze, abo byari byarayobeye, nje kukubwira ngo icyo usabwa ni ukubaha Imana ukagira ubwenge, hanyuma Uwiteka agasubiza ugututse. Hanyuma icya gatanu kiravuga ngo abantu bagiye kuzajarajara bashaka intsinzi y'uko bakubiswe n'Uwiteka. Mbese bagiye kumera nka muka Yerobowamu ubwo yagiye ku muhanuzi Ahiya agiye kumubaza iby'uburwayi bw'umwana we, ariko Ahiya byarangiye amubwiye ko umwana azapfa ndetse ari nawe uzashyingurwa gusa, abandi bose bazicwa n'inkota, abandi bakagwa ku gasi, nk'uko byari byaravuzwe kuri uyu mugabo Yerobowamu. Hanyuma rero Imana nayo ije gusubiza Yerobowamu kuko atubashye Imana. Ubu ni ubuhanuzi buvuga ko bw'abantu batigeze bubaha Imana, ingaruka bagiye kugira n'ibintu bagiye guhura nabyo kubera kutubaha Imana. Hanyuma rero ubuhanuzi bwa Yerobowamu nibwo tugezeho bwa gatandatu, aho yabwiye ko umuryango wose Imana izawuheha nk'uko umuntu aheha amazirantoki. Bibiliya rero nta nibwo itsinda, turaza kubisoma uko ibivuga. Iyo usomye mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 14 murongo wa 10 kugeza ku wa 11. Reka tubanze dusome aya magambo rero. Insanganyamatsiko y'uyu munsi igize ubutumwa bw'uyu munsi bwitwa kugira ubwenge. Turabusanga rero mu gitabo cy'Imigani igice cya 27 umurongo wa 11, aho avuga ngo mwana wanjye gira ubwenge kandi unezeze umutima wanjye kugira ngo mbone uko nsubiza untutse. Imana ije kubwira abantu ko icyo dusabwa ari ukugira ubwenge, hanyuma ibindi byose ikabyikorera. Hanyuma gusubiza uwitutse, nje kubwira ngo iyo umuntu abanye n'Imana bigera mu rwego rwo kuba umwana wayo, hanyuma yuri umwana w'Imana, hanyuma iza gusubiza umuntu ugututse. Iyo wisanishije n'Imana ukaba uri umwana wayo, Imana yizanwa no kuza guhangana n'ugututse. Bivuze iki rero? Bivuze ngo twebwe icyo dusabwa ni ukunezeza umutima w'Imana, hanyuma Imana ikinjira muri dosiye zacu, ikinjira mu bibazo byacu, ikinjira mu buzima bwacu, ikinjira mu bibazo dufite, hanyuma ikabasha kubikemura nk'Imana ikemurira abana bayo. Hanyuma rero iratubwira ngo gira ubwenge. Kugira ubwenge ni iki rero? Bibiliya ivuga ko kubaha Uwiteka ari bwo bwenge, kuva mu byaha ariko kujijuka. Igihe abantu bagifite ubujiji bwo gukora ibyaha bakabigotomera nk'amazi, ntago wubashye Imana. Nta kintu Imana yakumarira. Iyi Mana dufite, iyi Mana dukorera, igira ikintu imarira abayitegereje bose, kandi abayubaha bagakora ibyo gukiranuka, abangaba Imana irabemera. Tushimye Imana ko Imana ije kutubwira amagambo meza uyu munsi yo kutubwira kuyubaha, kuko abatubaha Imana bafite ibibazo, bafite n'ingorane, kandi bazagerwaho n'ibintu bikomeye nk'iby'uyu mugabo tumaze kumva Yerobowamu. Yerobowamu rero Imana yamuhaye byose, itumye n'umuhanuzi imuha. Nshuti mwene data rero, uyu munsi nje kukubwira ngo gira ubwenge wubaha Imana, ubundi Imana isubize umuntu ugututse. Hari abantu bamaze iminsi bagutuka nk'uko Penina yabyinaga ku mubyimba uwo bari basangiye umugabo. Nje kukubwira ngo Imana ije gusubiza n'ugututse, nk'uko Miriyamu na Aroni babyinye ku mubyimba Mose, bakamutuka, bakamusuzugura, bakamuvuga n'uko atarahari. ariko ubwo yari ari imbere y'Imana arimo yagiye gushaka amabwiriza, yagiye kuzana amategeko, yagiye gushaka amakuru ku Mana,
Imana yamuhaga ubwiza ikamuha igitinyiro, ndetse aho bamuvugiye adahari yo yarumvise ihita ibateza ibibembe bashyirwa inyuma y'umurwa. Nje kukubwira ngo hari abantu bagiye gushyirwa inyuma y'umurwa, hari abantu bagiye kwirukanwa mu buzima bwawe kubera ko bakuvuze, kubera ko bagusuzuguye, kubera ko bakuvuze uko utari. Imana ije guhana. Hari abantu Imana igiye gukenesha, hari abantu Imana yahaye ubutunzi, hari abantu Imana yahaye amafaranga, hari abantu Imana yahaye akazi, hari abantu Imana yahaye amazu, igiye gusubiza kuko babisuzuguje Uwiteka, batabyubahisha Uwiteka. Igiye gusubiza rero abantu bayitutse, kuko itubaha Uwiteka ububuze ubwenge. Byamugendekeye gute rero muka Yerobowamu nawe ku Uwiteka amushubije? Yerobowamu Imana yamuhaye ubutunzi, imuha ndetse n'ubutware, ariko arangije ntiyabyubahisha Uwiteka, ahubwo akora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Hanyuma igihe kimwe umwana waza kurwara, umwana arwaye, Imana itumaho umuhanuzi Ahiya mu ibanga, yari yigamiye yibere mu rugo atanakirora, iramubwira ngo nguwo muka Yerobowamu araje, ibirenge bye n'ubyumva uhita umuhanurira. Hanyuma muka Yerobowamu ariyoberanya ngo agiye gushaka intsinzi y'umwana wari urwaye, ariko umuhanuzi aramubwira ngo umwana azapfa, ni nawe umwana uzahambwa wenyine, abandi bose bazagwa ku gasi. Bivuze iki rero? Byaturutse ku kutubaho Uwiteka k'uyu mugabo Yerobowamu. Turashima Imana ko uyu munsi Imana iri kutubwira ngo tugire ubwenge, tuyubahe kandi tunezeze umutima wayo. Iyo umuntu anejeje umutima w'Imana, Imana ibasha kwinjira muri dosiye ye, ikabasha kwinjira mu mikorere ye yose, ikinjira mu buzima bwe, ikinjira mu bibazo byawe bikugoye, ndetse no mu burwayi ufite bwananiranye, Imana ikaba yabasha kubukiza kubera ko wayubashye. Abantu muri no minsi babuze ubwenge bwo kuyubaha, ndetse ntibakinezeza umutima w'Imana, ahubwo abantu benshi bari gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, bigatuma bibazanira uburakari bwo gutuma Imana itabumva, cyangwa ngo ibarebe neza, cyangwa ngo ibarebe ijisho ryiza. Ijwi ry'Imana riravuga ngo rero uyu munsi si igihe cyo kwiyobagiza, ahubwo ni igihe cyo gusenga bifite rezo. Hari abantu basenga bidafite rezo. Bivuze iki rero? Bagafata icyicaro kinini mu rusengero, bagafata icyicaro kinini ahantu mu butayu cyangwa no mu buvumo, ariko umutima wabo utubaha Imana. Imana ntireba ibyo uri gukora, ntireba icyiciro urimo, ahubwo ireba umutima wawe, kuko umutima wawe niba utubaha Imana, ibyo waba uri gukora byose ni zero. Nje kubwira abantu kandi ngo Uwiteka niwe uvura indwara zananiranye. Abantu benshi biringiye ubushobozi bwabo, bakiringira ubutunzi, bakiringira amafaranga, ariko hari indwara zananiranye kugeza ubwo zimaze kugorana bimwe mu bihugu bigafata umwanzuro wo kuba zakwica abantu bafite indwara zikomeye zidakira, baba mu bitaro bitwara imitungo myinshi y'igihugu cyangwa y'imiryango, bisabwe n'imiryango yabo, abantu bakaba bapfa, basabirwa gupfa ngo bakurwe mu buzima kubwo kuborohereza, kuko isi yabuze igisubizo. Nubwo isi yabuze igisubizo, ariko ijuru rifite igisubizo. Ijambo riratubwiye ngo mwana wanjye gira ubwenge, wubahe umutima wanjye, unawunezeze, kugira ngo mbashe gusubiza uwuntutse. Tugeze mu gihe cyo guhagarara dushikamye tukubaha Imana, ubundi Imana igakora icyo igomba gukora. Imana ihabwa icyubahiro kandi Imana ishimwe. Abantu kandi bagiye kuziyobagiza, banashakisha umuhanuzi, bajya kubaza Ahiya iby'intsinzi y'abana babo, iby'intsinzi y'akazi, iby'intsinzi y'imiryango, iby'intsinzi y'imitungo, kuko Imana igiye gukubita abantu bose. Inkoni y'Imana igiye gukubita abantu, kandi kubwo kubabazwa n'inkoni y'Imana bagiye kujajarajara bashakisha aho intsinzi y'uko byagenda, ariko ntago byakunda. Ndetse ndakubwira ngo Mose amaze kuva imbere y'Imana agasanga Aroni na Miriyamu barwaye ibibembe, yagerageje kubatakambira, agerageza kubasabira, ariko kuko bakubiswe n'Imana, kuko bakubiswe no kutubaha Imana, kuko Imana yabahanye, kuko Imana yashubije Mose. Bari batuka Mose, bari bamuhemukira, bari bamusuzugura, bamuvuga uko atari, barimo kumucunira ingoni, barimo kumuteranya, barimo kumugambanira, ariko Imana itari iri kumwe nabo, ahubwo irahirengeye, iyumva ibyo ari gukora, ibasha kubasubiza, kandi bahura n'ibihano by'ibyaha bakoze. Mose ari hariya abasabiye. Rero ntago byaje gukunda, kuko Imana byarangiye babwiye ngo ntago bakira, ibihembe birabafata iminsi 7. Tugeze kuri bwa buhanuzi rero bwo mu gitabo cy'Abami, igice cya 14 umurongo wa 10 kugeza kwa 11. Uyu muhanuzi ni umuhanuzi Ahiya
umuhanuzi Ahiya wabwiye umuhanuzi Ahiya yabwiye muka Yerobowamu ko umwana azapfa, ndetse anahanura iby'inzu ya Yerobowamu ko izagenda. Iyo usomye mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 14 umurongo wa 10 kugeza kwa 11 haravuga ngo nuko rero nicyo gituma nzateza inzu ya Yerobowamu ibyago, nkamara umuhungu wese kuri Yerobowamu uw'imbata n'umudendezo mu Bisiraheli, ngaheha pe inzu ya Yerobowamu nk'uko umuntu aheha amabyi akayamaraho. Umuntu wa Yerobowamu wese azagwa mu mudugudu, azaribwa n'imbwa, uzagwa ku gasozi azaribwa n'inkongoro, nk'uko Uwiteka yabivuze. Izi ni ingaruka zageze ku muntu utubaha Imana. Mu gihe ingaruka zigera ku bantu bubaha Imana ari uko uyubaha ukagira ubwenge, Imana igasubiza ugututse, ukanezeza umutima w'Imana, ubundi Imana ikabasha gukora akazi igomba gukora. Nibyo nababwiraga, Imana yabashije gusubiza Hana umugore wa Elukana yari yarabaye ingumba, Peni na mukeba we akajya mukina ku mubyimba. Hari ba Peni na bamaze iminsi kukina ku mubyimba, Imana igiye kubasubiza mu izina rya Yesu. Hari kandi ba Aroni na ba Miriyamu bari kukuvuga uko utari, bari kugusuzugura, bari gutukisha izina ry'Imana, Imana igiye kubasubiza, bagiye gushyirwa inyuma y'umurwa barwara ibibembe kuko basuzuguye iby'Imana. Abantu benshi rero bihaye gusuzugura iby'Imana, ariko nje kukubwira ngo iyo usuzuguye iby'Imana nta kiza kikugeraho, aho kugerwaho n'ingaruka zawo. Nje kuvuga kandi ku bantu bafite uburwayi bukomeye, bumva biringiye amafaranga yabo bakazajya kwivuza mu bihugu byo hanze. Nje kubwira ngo nta wundi muganga ubaho, nta wundi muganga wagukiza, nta wundi muganga wo kwiringirwa. Iringira umutima w'Imana ubunezeze, Imana izakiza indwara, izagukiriza abana, Imana izakuba hafi, Imana ntago zagutera umugongo, nizaguhisha mu maso. Iki ni igihe cyo gusenga bifite rezo rero, kugira ngo abasenga by'ukuri data ashaka ko ari wamusenga, nabasengera mu kuri no mu mwuka. Kubaha Imana nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Mu gihe abantu bagiye kujya mu ngaruka z'ibyaha bakoze, abandi bagiye kugera mu byishimo byo kubaha Imana no kunezeza umutima w'Imana. Ni ibyiciro bibiri rero uyu munsi ubutumwa buzuye, kugira ngo ubashe kumenya icyiciro uhereramo, wowe wumva ubutumwa ubashe kumenya uruhande ugomba guhereramo, kuko bubaha Imana nibo Imana yubaha. Abubaha Imana bagakora ibyo gukiranuka, Imana irabemera. Mwakira amagambo y'Imana.